Nguhaye ikaze hano kuri Key Message 250. Mu magambo yuje urukundo Kenny Solo yabwiye umugore we ko isabukuru ye yagize ati: "Isabukuru nziza my sweet wife. Nsengera umunezero wawe, nsengera ubuzima bwawe yewe n'ibyifuzo ufite mu ndiba y'umutima kubibona." Ati warakoze kungira umugabo ndi uyu munsi, ati nyuzwe n'igihe cyawe. Ati kandi nzahora ngukunda nkubaha mama. Aturakoze ku myaka 7 mwami kazurenza binyujije mu ndirimbo yise 2 in 1 kandi nabwo yabwiye umugore w'amagambo yuje urukundo aho yagize ati ndakwishimiye nk'uko bireba, ati nishimiye kuba umukunzi wawe, atubwura umukunzi wanjye, ati ndumva ameze neza, ati kandi urabona ko ndi kugerageza kukubera inshuti y'akadasohoka, turi urukundo rwawe nabonye, ati nta kimenyetso rwose ukeneye, ati nk'uko bireba nta kimenyetso ukeneye, turenda kuba babiri muri umwe. Ni mu ndirimbo ye 2 in 1 yakoreye umugore we. Rwose biragaragaza ko urukundo ari rwiza cyane, urukundo rutuma benshi banezerwa bakagira umunezero udasanzwe yewe bakaba banahinduka. Uyu Kenny Solo muri iyi ndirimbo akaba yarabwiye umugore we ko yaretse amwe mu makosa, ati kubera urukundo amukunda. Agira ati indoro ndeba ituma mburaho mpera, ati naretse amakosa yanjye kubera ko ngukunda bebe, ati mbwira uko ubyumva, ati urabizi ko ndi mu ruhande rwawe, ati nyigisha gukunda wowe ubizi kundusha. Akomeza amubwira ati ruwanjye nanjye nduwawe. Kenny Solo n'umugore we Kunda Alliance Vete basezeranye imbere y'amategeko tariki ya 5 mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024, nuko ku mugoroba wo kwa kabiri mu kwezi kwa 5 uyu mwaka kandi bibaruka imfura yabo, bakaba ari umwana w'umuhungu babyaye kuri icyo gihe. Ni nyuma yaho kandi yaturaga umugore w'indirimbo 2 in 1. Ndabashimiye mwe twari kumwe hano kuri Key Message 250, mwari kumwe nanjye Umulisa. Kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye hano kuri Key Message 250 aho utaha.